ikaze mu kiganiro The Barbara Show. Nkuko mubizi, iki ni ikiganiro gihuza urubyiruko n'abakuze cyifashishije ingero zifatika z'ubuzima bwabo, ubuhamya bwabo, inararibonye yabo, kugira ngo kibafashe kunguka ubwenge no kumenya ibintu byinshi bitandukanye by'ubuzima. Nkuko mubizi rero, turi mu cyumweru cyo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Muri iki cyumweru ndetse n'iminsi 100 ubwo tuba twibuka, hari byinshi abantu batekereza, hari byinshi binyura mu mitima y'abantu no mu bitekerezo by'abantu. Muri iki cyumweru rero cyo kwibuka, twatumiye umwe mu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi hano mu Rwanda. Uwo muntu twatumiye ni umuntu benshi bazi nk'umushumba, nk'umukozi w'Imana, ariko by'umwihariko ni umushumba muri Eglise cyangwa se itorero ry'Abangilikani mu Rwanda. Akaba ari inzobere mu bintu bijyanye n'ubuyobozi, leadership, ndetse n'inyigisho ze nyinshi abantu benshi barazikunda kubera ko ziduhiga guhinduka, kugendera mu ndangagaciro no kuba inyangamugayo mu buzima bwa buri munsi, ubuzima busanzwe. Tukaba rero twatumiye Pastor Antoine Rutayisire kugira ngo adusangize ubuhamya bwe bw'ubuzima yaciyemo mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko no muri Jenoside na nyuma yaho, cyane cyane ko twibuka twiyubaka. Tuguhaye ikaze Pastor Antoine Rutayisire. Murakoze. Yego. Ubuzima bwanyu mbere ya Jenoside bwari bumeze bute? Umuryango wanyu mwari mutuye he? Mwabagahe? Uyivuze ngo mbere ya Jenoside ni igihe kirekire. Ni igihe kirekire. Ko urumva Jenoside yabaye yatangiye. Iyo tuvuga ariko turaza kugenda tubiganiraho. Yego. Yatangiye muri 90. Yego. Nibwo abantu ba mbere bishwe, abandi bagirirwa nabi. Hanyuma isakarwa neza, yirenza urugero muri 94. Icyo gihe rero mbere ya 90, muri 90 nibwo nimukiye i Kigali. Ubundi kuva muri 83 nabaga i Rulindo, hari ishuri rya segonderi ryari rihari, nako n'ubu riracyahari. Niho nakoraga kuva muri 83 kugeza muri 90. Hanyuma muri 90 warumbaje ngo umuryango narongoye muri 90, itariki 18 z'ukwa 8 za 90 nimukira i Kigali, mpindura n'akazi cyo gukora mu muryango witwa GBU, Groupe Public Universitaire. Ndi secrétaire national wayo wa mbere. Hanyuma Jenoside iba mbesi ya 94 nari hano muri Kigali. Wari uri hano muri Kigali? Umugore umwe n'umwana umwe n'inda. Hari ikintu wari uvuze gitumye ntekereza ku buzima bwa mbere ya Jenoside. Icyo gihe wari umuntu ukuze, hari byinshi wabonaga icyo gihe bikwereka ko hari ikintu kirimo gitutumba. Oya, kireka umuntu utarabaye mu Rwanda muri icyo gihe, kuko ikintu gitutumba cyo hari ibintu byinshi, hari ibimenyetso byinshi. Ikimenyetso cya mbere cyatangiye buriya na mbere ya 90 rega, hari ibintu byaragaragaraga. Hari hatangiye kuza ibintu byiringaniza, ryo ryatangiye mbere, ariko ryari ryatangiye kwinjira no mu zindi. Ndibuka inama yabaye muri 89 ya MRND, yari yo kwiga ibintu bya reforme scolaire, ariko hari harimo n'izindi za MRND zari zabaye. Noneho barimo, ariko ibyo byabaye muri kongere ya MRND nibwo babaje icyo kibazo. Barabona ngo turabona Abatutsi ngo mu mashuri ngo bariga cyane, ngo ariko ngo ekonomi nibo bayifite mu maboko yabo, ku buryo n'abantu bamwe batangiye kugaragaza ikintu nakwita cy'umujinya cy'uko Abatutsi aribo bacuruzi bafite amafaranga, kandi kuko niko byari bimeze. Kuko buri iyo ufungiye umuntu umuryango, ufunguye ibumoso nkasohokeramo iburyo, upfa kuba mfite ibitekerezo. Noneho biyejeje 90 Inkotanyi ziteye urugamba rwo kubohoza igihugu, ubwo byahise bigaragara, kuko abantu bamwe barafashwe barafungwa, abandi baricwa muri icyo gihe, abandi noneho n'abatarafunzwe ubuzima buba bubi pe. Umuntu yashoboraga kukwica mu muhanda ntihagire n'utera amahane, umuntu yaragukubitaga, yaragutukaga. Sinakubwira ubuzima twabayemo bwari bubi, ku buryo warabibonaga neza yuko nta nubwo byagendaga bicogora, ahubwo byagendaga byongera umurego. Uko FPR yateraga intambwe igana imbere,
niko n'abandi barushagaho kongeraho umuriro w'urwango. Byagaragaraga yuko hari ikintu niyo binashoboka Arusha ikagenda neza, ubuzima nyuma ya Arusha bwari kuba bubi, kubera ko barabibonaga wese aba bantu tuzabana dute, bamaze kubatamikamo yuko turi abanzi b'igihugu, bamaze kubatamikamo ko ukabona ko nta buzima buzabaho. Jenoside yo rwose yagaragara ko izaba, ndetse ahubwo rero nkubwije ukuri nk'umuntu wari warize uzi gusesengura ibintu, nawe n'ibyo ari byose Inkotanyi nizinabona iriya myanya 40% muri polisi no mu ngabo, bakabona iriya bagennye muri politike, n'ubundi ubuzima buzaba bubi. Kubera iki? Twari tumaze iminsi tubona abantu b'abanyapolitike, ukabyuka mu gitondo ati kanaka yishwe n'abagizi ba nabi, kanaka yishwe na accident, avuga n'ubundi tuzakomeza muri uriya murongo igihugu kibe akadobogo. Ku buryo rero buriya Jenoside yo rwose twarayibonaga isa. Noneho ikindi cyabikwerekaga ni imyiteguro twabonye interahamwe bazitoza. Nabonye abafaransa ejo bundi biyererutsa ngo babaye coupable, ngo ariko ntibari complice. Kabareho kuba complice, kuba umufatanyacyaha, ubu nkufashije gutegura uko uzakora icyaha, ntabwo mba ndi complice. Twarazibonye bazitoza hariya Nyandungu, twarabonye abafaransa badusaba amarangamuntu kuri za bariyeri. Ni ibintu bihari biri documented, bifite n'amafoto. Ariko biriya nabyo umuntu yarambaje tubitekerezaho ikintu, n'iriya ntambwe nayo ni nziza. Birimo biraza ubwo yemeye ko yabaye coupable, hari n'umunsi azemera ko yabaye complice. Ariko icyo nendaga kuvuga twarabibonye bitegurwa, twarazumvise disikuru zikorwa, twabonye radio RTM ikwirakwiza itanga n'ubuhanuzi bw'uko hari akantu kazaba muri iyi minsi n'ibindi nk'ibyo ngibyo. So nta muntu n'umwe uretse yuko twagumanaga ibyiringiro. Burya ikintu gituma umuntu akomeza akabaho nuko niyo ubona ko ibintu ari bibi ugumana ibyiringiro, ukavuga utapure tu bishobora kuba bibi, ariko n'ubundi bibi twarabibonye, so ukagumana ibyiringiro. Ntabwo mpamya ko n'ababiteguye ntibari bazi ko bizagera hariya. Nta muntu n'umwe buriya mpamya ko yarabizi neza. Yego hari umuntu ashobora ati ngiye gutegura apocalypse nk'uko bavuga ngo babagosora bavuze, ariko nawe ashobora kuba yarabirebye bimaze kuba, aho ati ibintu twakoze n'Imana ntiyabitubabarira. Ko hari igihe umuntu ategura ibintu akabwira ko bizaba biri neat and clean agasanga byabaye umwanda. Ikindi cya gatatu, noneho mbivuge nk'umupastori, hari n'ubuhanuzi. Aha, nangiye kubikubaza mu nsengero byari bimeze gute? Ubuhanuzi ndenda kukubwira itariki 2 z'ukwezi kwa 4 twari dufite igiteraniro Remera Rukoma. Ubuhanuzi buramanuka rwose, bwo bwari busobanutse kandi ko byagenze. Umuhanuzi ati Imana irabivuze ngo ngiye kubaha ubuyobozi busa nuko imitima yanyu imeze, ngo ubwo buyobozi buzamena amaraso muri iki gihugu ngo atarigeze ameneka, ngo ariko nibirangiza ngo nzabayora nk'uko umuntu ayora ibishingwe majugunye inyuma y'igihugu, ngo mbakurikize umujinya wanjye. Ngo uyu mujyi wa Kigali muvuga ngo nta nzi izasigara itasahuwe. Uko jewe narabyanditse rwose, twanavuye tubiganira nabo twari kumwe. Biriya bintu itariki 2 z'ukwa 4, itariki 2 z'ukwezi kwa 4 kuri Pasika yabaye itariki 3 hari ku cyumweru. Ubwo buhanuzi bwamanutse itariki ya mbere kuko hari kuwa 5. Itariki ya 2 nibo twavuye Remera Rukoma, itariki ya 3 haba Pasika. Jewe kuri iyo Pasika narigishije. Icyo gihe Imana yaravugaga nuko abantu rimwe no batabyemera. Icyo gihe narigishije n'icyo gihe Remera Rukoma nari mu bigisha. Ndibuka inyigisho ya nyuma nigishije, nari ndimo kwigisha kuri Nehemiya kiriya gice cya 2. Intego yaravuga ngo ntimureba ko tumeze nabi, nimuhaguruke twubake. Ko twumvaga tugiye kubaka igihugu kikaba kizima, twari turimo gutera abantu umwete, turimo kubatera ishyaka, ntitumenye ko ibi bigiye kuza. Imana yaratubwira ngo bimuvuga ntabwo ariko bizagenda. Noneho ndibuka inyigisho ya nyuma nigishije bataha Yerusalemu. Ndababwira ntumva, narangije kwigira ndababwira ntumva, ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo bamwe muri mwe ntituzongera kubonana, aho tutazabonanira hano ku isi tuzahurire mu ijuru. Ku buryo benshi barambonye nyuma ya Jenoside baravuga ngo ngo uracyariho, ngo kandi wowe waradusezeyeho. Ntiburya nasezeraga ku bagiye, ariko nanjye ntabwo nari mbizi. Rero n'Imana yaravugaga, donc ibintu twarabibonaga, waranabyumvaga. Reka nkubwire, jewe ndibuka uwa 3 banziriza Pasika nagiye kuri banke, amafaranga nari mfitemo yose nyakuramo. Atama kamura yego se amafaranga yose kucyo yabikuje. Ndumva hari a funny feeling yuko
nkeneye ko aya mafaranga mba ndi ku mufuka ko numvaga hari ikintu cyenda burya hari igihe uba wumva hari ikintu cyenda kuba kibi ariko ukaba utazi icyo ari cyo n'Imana ntikubwiye ngo ni iki ngiki ku buryo ariko yari yarabivuze nuko ngira ngo tutategaga amatwi so bikubwira ngo kuba twarabonye babitegura kuba disikuru zaratwereka ko bigiye kuba n'ubuhanuzi bwari buhari ahubwo hari igihe ntigeze nkavuga ariko buriya kuki nta n'umuntu watekereje guhunga kubera iki ibyiringiro twahoranaga ibyiringiro umuntu batafite roro ni bibi ariko wenda bizaba byiza kuko hari ikintu cyaduhaye ibyiringiro urumva mu kwezi kwa kabiri Inkotanyi zari zaraje tugira ibyiringiro turavuga ati ubwo Inkotanyi ziri hano ibintu bigiye kugenda neza Arusha bari barayisinye mu kwezi kwa 8 ngira ngo amatariki ntabwo nyagibuka neza burya ngira ukuntu amatariki ntayitaho tukavuga ati Inkotanyi ziri hano abayobozi baraje guverinoma de transition igiye kujyaho so ibyiringiro birahari hanyuma ariko ibyiringiro byacu byarangiriye muri bibiri ariko ntabwo byaheze kuko ne nyuma yaho twarongeye turakomeza ubuzima bubaho tubaho. Jenoside yabasanze he n'umuryango wanyu? Jenoside yarokotse mute? Jewe nari ntuye hari i Remera urabona hari umudugudu w'Urwego ndahabona urabona ahantu hari hoteli 525 ndahabona twe twari dutuye neza mu gikari cya hoteli 525 mbese muri kare gace k'inyuma ya hoteli 525 kuri uriya muhanda wa kaburimbo mu cyaho hejuru y'Urwego ahantu hari dodane rwose neza iyo nzu iri hejuru yaho niho twari dutuye twari twamaze imyaka 4 kuko nkuko nakubwiye nimariye muri 90 nibwo nashatse umugore hanyuma tutura muri iyo nzu twari duhari icyo gihe niho Jenoside yatangiye turi. Mwarokotse gute rero? Karitsiye yacu intera hamwe zatangiye kwica zihera ruguru kuri stade juste niho minuwari yari ngira ngo kwari kugira ngo bayikore ku matama abantu ba mbere bishe babiciye mu maso ya minuwari neza hariya kuri stade twebwe twari dutuye ku muhanda wa gatatu ubaza uhereye kuri kaburimbo so hari uwo ngo wa ruguru hari n'undi muhanda uciyemo uwo ngo nyine uca kuri hotel 525 twe twari dutuye ko hepfo barabanje bica abantu kuri uwo muhanda wa haruguru barangije bakurikira ko hepfo nko muri aya masaha rwose ahagana mu masaha 9 nibwo bageze iwacu kuko hari umwana yamanutse ruguru yirukanka ku kabari kitwa Banana ariko bari batuye haruguru ya Banana amanuka kuri Banana aza amnyura muri ako gahanda kacaga iwacu hanyuma hagati yacu n'umuturanyi hari harimo akayira gatambitse garya ariko kubera ko intera mwe zitamubonye yirasamo ahita azamuka bibwira rero ngo yaje iwacu baraza bahagarara ku irembo ryacu ariko nicyo kikwereka ko byari byarateguwe bahagarara ku irembo ryacu baragungira bamwe bakavuga ati aba banyamutara bafite Inkotanyi babwiwe n'iki ko turi abanyamutara bivuga ngo n'ubundi bari basanzwe babizi we bari bayafite kuko byo twari tunabizi bo naje kubimenya nyuma kuko hari n'abaturanyi bacu baje kubimbwira bamwe terega n'ubundi mwebwe babakozeho raporo mwese murazwi aho mutuye nuko noneho baraza bahagarara imbere y'irembo ryacu ariko umwana we yakase hagati y'ingo yisubirira ruguru arabacika none batangira kujya impaka ngo ariko ngo reka duteremo gerenade ngo barimo basohoke ngo turanamenya niba hari n'Inkotanyi bafite abandi ngo ngo reka tumene urugi ngo tujyemo twari dufite akantu k'akageti nyine ubundi nta gipangu twari dufite cyari yari imiyenzi icyo gihe twari tarubaka ibipangu by'amatafari ariko hari hariho akugiye k'akageti noneho igihe bakirimo gukora iyo debate nta nubwo bamaze iminota irenze 5 bakigungiye aho bakiga niba batera gerenade cyangwa basunika urugi bakazamo numva imbundi iravuze muri wa muhanda wa kaburimbo abana b'Inkotanyi bavuye muri CND niko hitwaga hariya kuri House of Parliament kuko twe kwari kumanuka akabandi ugahita uzamuka bamanutse aho ngaho umwana ashinze imbunda buriya Karachinikovu bayishyira muri automatique kavuga nk'inkurakora nk'izo nyoni wumva zivuga ngo kwa abandi ngo zira n'ingenzi sha babarirutse ntabwo twongeye kubona intera hamwe ukundi kuko iyo zone yacu ngo bahise bayifata ariko amabombe yacagaho duca hejuru ibintu by'ibikompura barasa kuri CND bikajya biza bikagwaho none abasirikare b'Inkotanyi bari bamaze gufata aho ngaho bagenda banyura mu baturage bavuga ati abantu mwese muri mungu muvemo mujye muri stade niho tuzabarindira ngo twebwe twarazamutse tujya muri stade tubayo ariko twebwe twatinze kujyayo kuko twari dufite umwana mutoya baratubwiye ariko ndabaye na preto ubwo Inkotanyi arizo zikontorora hano nta mpamvu yo kujyayo n'umwafandi wabo nawe mubwira ariko fandi ntireka nkubwira ubwo muri hano rwose ni mutureke urabona nifitiye umwana mutoya
ntacyo tubaye. Barambwira ati ntuzabona bimeze nabi muzagenda, ariko ati twebwe ntacyo tubatwaye, ariko harimo interahamwe ntabwo twizera sekirite yanyu. Finaruma koko twaje kubona ibintu bitangiye kumera nabi, turazamuka tujya muri stade, twagiyeyo kuri 17 ndumva hari ku cyumweru. Twagiye ari ku 17 turagenda tugera muri stade, twabaga munsi ya esikariye ya 6 n'ubu ndacyayibuka hari yenge njya kuhasura. Noneho twagezeyo ku cyumweru kwa kabiri tariki 19 barashe stade mu gitondo saa 12, barashe stade impande zose barayirasa, hagwamo ibikompura, abantu barapfa, duterura abapfuye, duterura abakomeretse. Abana b'Inkotanyi baraza baratubwira ati rero murabona ubuzima hano ntabo hari, mwitegure tuzaza tubatware. Ntibatubwira n'umunsi bazadutwarira. Hanyuma kuri 24 ndabyibuka nijoro tugeze nka saa 3 y'ijoro twumva baciye mu hamwe bati abashaka guhunga mwese muze tugenda, abashaka guhunga muze. Turahaguruka duterura utwangushye by'umuntu yashoboraga gufata. Turagenda twanyuze hano haruguru, tunyura twazamutse hariya kuri RDB, harimo abandi bari muri CND nabo bahungishijemo bavuye za Gikondo n'ahandi, baratuzamura tunyura uyu muhanda wose, turagenda za Kagugu, turamanuka za Batsinda, dufata hakurya Kabuye. Turarayo ubwo ku cyumweru twamaze nk'iminsi 4. Muri za 27 n'umunani bohereza amakamyo atwara abagore n'abana, hanyuma abagabo bamwe tugenda n'amaguru. Jewe nagiye mu hanyuma abagabo batinze mu nzira, twagiye n'amaguru tujya Ibyumba, tugumayo igihe cyose Jenoside yabaga twari Ibyumba. Nk'umuntu wari ufite kwizera mu Mana, wari umukozi w'Imana, icyo gihe ni iki watekerezaga? Uriya rero Imana yo mu bibazo ni Imana yo mu bibazo nyine. Nazamutse mu rugo, abaturanyi bapfuye n'interahamwe zimwe. By the way, burya hari igihe uzumva abantu bavuga ngo Inkotanyi zisha abantu, ngo zagize zite. Hari igihe mvuga nkabona ariko nuko abantu batari bahari ngo baribe. Bize byasaga nabi, naragaze ndareba ndavuga rero Mana, muri iki gihugu muri ibi bintu bimeze bitya, ibyiringiro biri hehe? Numva ndihebye, singiye kubeshya rwana ubwira ngo nge sinigeze niheba, ngewe nagiye mfitanye ikibazo n'Imana nk'ibura Mana. Ubu ngubu se uri hehe? Ubu se turasenga ngo iki? Turasenga ngo habiki? Niba igihugu cyose ari uko kimeze, ubu turasengera iki? Dusenge dute? Dusenge ngo dupfe vuba? Turahera he dusenge? Hari igihe ureba ukayoberwa icyo usengera, ukayoberwa niba usengera gupfa, ukibaza niba no kubaho bizongera kubaho. Ariko Imana yo ikaguhumuriza. Ndibuka tuvuye muri stade twaragiye tugeze i Kabuye, bwo byari bibi. Hari Kabuye interahamwe zari zahiciye abantu, hari bariyeri mbi zarahiciye abantu, ari umunuko gusa ahantu hose, no mu migende y'amazi n'ahantu hose. Noneho tuhageze ndicara, ubwo twageze ari nka saa 9 y'ijoro, imvura badutwaye ari mu mvura igwa, kugira ngo abasirikare ba Habyarimana batumva imirindi yacu. Nubwo barabareta nako Habyarimana yari yarapfuye. Noneho ndicara mu cyondo, imvura yaguye yatunyagiye, twajandamye ahantu hose, ntitureba n'ibitunukira gusa, turumva umunuko, ni mu mubu, ni mu kabande, ni mu gishanga. Nicara numva kabisa nta byiringiro. Mbwira Imana ngo ariko Mana, ubu naho urahari? Numva Imana imanuye amagambo aba muri Yesaya, iravuga ngo nuca mu mazi ntazakurengera, nuca mu migezi ntizagutembana, nuca mu muriro ntuzashya, kuko ndi kumwe nawe. Neza numva amahoro atabaho. Ndicara nigama ku kirundo cy'amabuye cyari gihari, nicara ku gafukana nifite kare karimo Bibiliya n'indirimbo, nkicaraho nkagira intebe, nicara kuri icyo kirundo cy'amatafari kuko imvura yarimo kugwa, ndasinzira. Urasinzira? Ndasinzira rwose, nk'uri mu gitanda mu gitondo. Madamu arambwira ati ariko mubwire, narakubonye usinzira mu ntebe unaniwe, narakubonye mu gitanda usinzira, ariko sinashobora gutekereza ko umuntu ashobora kwicara mu mvura imunyagira agasinzira, akicara mu ijandwa agasinzira. Ndavuga rero buriya hari ikintu Imana yambwiye, ngewe nzabaho, kandi yampaye amahoro azantunga ibizabaho byose. Niyo haza imigezi ntizantembana, niyo haza n'amazi ntazandengera, niyo haza umuriro sinzashya. Icyo nzi, ibi byago bizarangira ndiho. Ibisigaye rero ngubu ngiye kubaho mu mahoro n'ituze, nta kibazo. Rero hari Imana ubona ukayibaza ibibazo ikagusubiza,
ukayibaza ibibazo ikakubwira ati humura ndahari, ibibazo birakomeye, akaga karahari, ariko bishuwa ndahari. Hari abantu benshi batakaje kwizera nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi kubera ibyo babonye, ibyakorewe mu nsengero, bavuga bati yamana. Nahuye na benshi rwose, hari nabo nagaruye mu nzira ndibuka, benshi rwose, benshi njya mbwira abantu nkababwira nti buriya twanyujwe mu itanura, bamwe basohokamo baragerana nk'izahabu, abandi basohokamo birabura nk'ikara. Izo kategori zombi zirahari pe. Hari abantu baciyemo, ariko simbarenganya kuko hari igihe unyura mu muriro ukibaza byinshi, ukibaza ugatakaza ibyiringiro, ugatakaza abo wakundaga, ugatakaza ibintu, ugatakaza ibyo waharaniraga. Uwo byananiye buri magenda mwumva, kuko natwe ni intambara twarwanye y'umutima. Burya intambara zo hanze ziroroha, y'umutima irakomeye cyane. Nyuma ya Jenoside murarokotse, urugendo rwo kwiyubaka rwatangiye rute kuri mwebwe? Jewe ntabwo byangoye, kuko n'ubundi Jenoside yasanze nariyubatse. Yego. Kuko jewe ibyagoye abandi nyuma ya Jenoside byangoye imbere yayo. Kuko ibiki nibyo ngiye kukubwira. Kimwe mu bintu byagoye abantu ni ukwakira ubupfubyi. Jewe data bamwishe muri 1963, yari umucuruzi, dufite comfortable life, tubaho neza rwose, tumeze neza, dusigarana na mama w'imyaka 25, turi abana 4, ntabwo twigeze duteseka. Twabayeho nk'umuryango usanzwe wo mu cyaro, ariko nkahorana iyo nuze kuvuga ngo iyo data bariho tuba turi comfortable, ntabwo tuba turwana n'ubuzima. Hari igihe twajyaga tugenda, njya mbibwira nka mushiki wanjye, we ntashobora kubyemera kuko jewe nari umuntu utavuga. Abantu bavuga ibibazo byabo, n'ubu ngubu niko meze, ntabwo njya nkunda kuvuga ibibazo byanjye kuko mba numva mbibwira Imana, ariko kubibwira umuntu mba numva nawe ntacyo ari bukongerere. Byangiyemo kuva ndi umwana, numvaga hari igihe mama yaduhaga amafaranga. Urumva mama yari umuturage kazi wo mu cyaro, n'ubu aracyariho umugisha niwe mfite, ndamubona mvuga ntazambabarire gusa azasaze neza. Ariko icyo nakubwiraga, hari igihe yafataga amafaranga akayama akambwira ati nimwe muzi yo mujya kwiga, ko mushiki wanjye nkurikira yigaga hano muri lycée Notre Dame, niga izaza mu seminari. Noneho nkayabara, nkamuhaye, nkabona amafaranga arashize. Rimwe na rimwe sinanabwire mama, sinanabwire na mushiki wanjye, nkafata minervare, nkafata wenda n'udufaranga duke two kuzagura amakaramu, umuhanda nkawohereza amaguru, nkava iwacu nkataha izaza muri kilometero 40. Ndibuka ubwa mbere nahagenze nari mfite imyaka 13. Rero urumva hari abana barwanye niyo mibereho nyuma ya Jenoside, akajya yumva yarapfushije umubyeyi cyangwa yarapfushije ababyeyi bombi, akumva imibereho imugoye. Jewe iyo struggle nayimenye imbere. Icya kabiri ni agahinda, kuko twebwe twanapfushije ababyeyi mu gihe kibi. 63 bishe ba data, ariko ntibyatangazwa, ntitwabaririra, ntitwabakorera ikiriyo, ntitwabahamba. Noneho ugahorana ako kantu k'ikingingimira, kukumva warabuze abawe. Niyo mpamvu jewe njya numva cyane nk'abantu bapfushije abantu babo ntibamenye aho babataye, abo bataye mu migezi, abo bataye ahantu bakabayorana n'indi mirambo ntibamenye aho babashyize. Agahinda kabo ndakumva ko ntigashira. Uhora wibaza ngo ariko umuntu wanjye, ngo nanjye narabyibazaga ndetse papa yaguye, yapfuye ati, yahambwe nandi. Noneho ako gahinda kakakubamo ku buryo je bimfasha no kumva neza abafite agahinda mu gihe nk'iki ngiki. Ariko kenshi ndababwira ariko reka mbabwire ko jewe nabibayemo mbere yanyu, reka mbabwire ko ushobora kubaho n'ibyo bihari. Muri amasomo menshi umuntu agenda yiga mu buzima. Noneho ibindi byabaye nyuma ya Jenoside, byo abantu bamwe bagiye babura ibintu, babura abantu, jewe nari twari twarabinyuzemo mbere, kuko na 73 twiga segonderi baratwirukanye. Nanone dutakaza abantu, dutakaza ibintu. Hari ibintu byinshi umuntu aba yaragiye anyuramo, none ukagira resilience iva mu kuba warabonye ibibazo. Ariko noneho ikiruta ibyo ngibyo, jewe Jenoside yabaye narakijijwe. Noto nari narakijijwe nkira n'urwango nangaga abahutu, kuko Yesu amaze kunkiza nkava mu byaha, yankoreye operation y'umutima, saturinda rwose akawufungura akakozamo imbere neza, n'urwo rwango ndarukizwa. Ndibuka ubwa mbere nigeze kubyigishaho
nigeze muri 1988 nigeze ahantu mu rusengero n'ahangaye i Kigali icyo gihe nabaga i Rulindo niho bari baranciriye nyine bankuye muri universite barandinganiza njya kwigisha muri tronkomeye i Rulindo noneho ndagenda Yesu ankorera operation amaze kuyikora nkumva buri muntu wese agomba kubimenya kuko nari mbizi ko hari n'abandi bameze nkanjye aba bantu bagomba kubimenya yuko Yesu agukiza ibyaha ariko akugukiza n'intimba akagukiza n'urwango akagukiza n'imijinya ndaza nigisha ku mbaraga z'umusaraba ndigisha nagenda bavuga ni jewe nangaga abahutu utekereza muri 1988 kuvuga ngo nangaga abahutu mbona abantu bose barakobanye ndavuga na abahutu bishe data bishe bene wacu batwirukanye mu ishuri bantwariye akazi nangaga abahutu yewe ubivuze mu rusengero mpagaze ku gatuti n'ubu njya mbivuga nubwo turi nyuma ya Jenoside ukabona abantu bakobanye ariko icyo gihe ndimo ndibaza icyo gihe ho byari bibi noneho maze kubivuga sibo babonye ndangiza turasohoka barambwira ati ibintu nka buriya wisha ubutumwa wazanye politike mu ijambo ry'Imana ibintu byari bikomeye cyane ndibuka hano nigeze kubyigisha muri 1992 twakoze igiterane ku Gisenyi kuri stade Umuganda kubita ubuhamya baranyirukana twari timu twagiye kubigisha ibintu byo kubaka amahoro n'ubwiyunge baravuga ati uriya muhungu mumubwire ubuhamya yatanze ubundi yari yigishije neza iyo adashyiramo biriya bintu yisha ubutumwa rero nakundaga gushoka abantu nyine narabutangaga nyine umusaraba wa Yesu wangirije kwanga abahutu wangirije nta muntu nanga nta n'umuntu ntinya icyo gihe banyurije taxi mumubwire agende kuko ntabwo abantu bishimiye ibyo yavuze kurumva abandi bari barimo gukwiza inzangano gende ndimo kuzisukamo kuzisukamo amazi buriya taxi ndataha ariko ujya nakubwiraga jewe buriya Jenoside yabaye Imana yaranteguye nzi ukuntu umuntu handling mbese ukuntu umuntu yitwara kuri ibyo bintu by'inzangano kuri ibyo bintu by'agahinda kuri ibyo bintu by'ibiki byose ku buryo twasohotse muri Jenoside kandi Imana yagendaga ibimbwira kambwira ngo wowe urinde umutima wawe jewe nzakurinda urinde umutima wawe jewe nzakurinda wowe urinde umutima wawe kuko sinzagukoresha urakaye ku buryo je intambara narwanye muri Jenoside niyo kurinda umutima wanjye barazaga bakambwira kanaka yarapfuye nakanaka yarapfuye nkajya muri Imana komana watwemerera tukajya turakaraho gatoya kuko umuntu nzarinda umutima wanjye ngubuze no kurakarira abantu bishe kanaka Imana igamwa wibuke Yesu ari ku musaraba urinde umutima wawe nanjye nzakurinda kandi kugira ngo nzagukoreshe nuko uzaba warinze umutima wawe rero narawurinze ko hari ibyo Imana yari yaranyigishije buriya Jenoside aho twayigiyemo amasomo menshi n'ibyo bihe byo kuyibanziriza reka twari twaranyuze no muri stage kuko buri munsi hagati ya 19 na 1994 umuntu yahoberanaga n'urupfu nyine rukagusuhuza rugashingika amenye rukakubira ngo ntabwo ari uyu munsi siko nyambwira abantu n'ubundi na Jenoside yaragiye ariko hari umunsi ruzaza ruje kunjyana nta nubwo waruntera imyaka 27 irashize nyuma ya Jenoside ikorewe Abatutsi ibaye ubona urugendo rw'isanamitima n'ubwiyunge mu banyarwanda rugeze heza cyane ko wabikozemo muri oya n'ubundi ndacyabikora rugeze heza kuko buriya hari ikintu abantu batajya babona iyo babonye wenda ibisigisigi tugifite by'urwikekwe n'utwangano duke turimo tundi ducafu tujyana n'amarangamutima y'abantu bibwira ko ntacyo twakoze bibwira ko nta naho tugeze iyo abantu bumvise ingengabitekerezo y'amacakubiri bumva nta cyabaye ndetse bamwe bagahora mu bwoba bishobora kongera kuba ariko buriya nkubwije ukuri niba hari igihugu kuko twebwe ndabivuga nk'umuntu ubizi niba hari igihugu cyiyubatse neza mu bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge ni u Rwanda ndaza kukubwira ibyo dushobora kongeraho ariko tugitangira muri komisiyo ngira ngo mu bakomiseri bari muri komisiyo icyo gihe ariko bamwe baracyahari ariko dusigaye turi na bake harimo benshi barapfuye muri 1999 bakidushyira muri komisiyo twakoze tour ingendo hirya no hino tujya mu makonferanse atandukanye tujya mu Budage tujya muri Northern Ireland tujya South Africa mbese ubundi twari tumeze nka rya jisho rya mukuru ritazinduka riba rigiye kureba aho umuntu yajyaga nkanjye giye kubera ko naragendaga cyane nka Northern Ireland nagiye atari komisiyo inyoherejeyo ariko nabonye ukazi ndavuga ngo reka njye kureba Northern Ireland bakoze iki South Africa aho twagiyeyo nka komisiyo mu Budage twagiyeyo nka komisiyo
n'ahandi turimo kureba dushopinga ngo turebe ibisubizo by'ubumwe n'ubwiyunge. Ikintu cya mbere cyavuyemo twasanze abenshi iyo babonye amahoro yaje barekeraho, nta gahunda bashyiraho zo gufasha abantu gukira ibikomere, zo gufasha abantu kwiyunga, zo kwigisha abakiri batoya ikiragano gishya kugenda mbese bari mu myumvire mishya. Ibihugu reba nka South Africa, apartheid yararangiye, bakora iriya komisiyo ya Truth and Reconciliation, ariko ntayo bigeze bashyiraho ya unity ngo bavuge bati ariko ababirabura n'aba bazungu tubunge. Oya, baraje bareba ukuri kw'ibyabayeho, nabwo igice cyako batanga amafaranga make ku bantu, ariko ntabwo bigeze bashyiraho porogaramu yo gufasha abirabura kwakira ko bagomba kubana n'abazungu. Buriya kimwe mu bintu by'ubudasa bw'u Rwanda, ubudasa bw'u Rwanda ni izi gahunda bashyizeho. Icya mbere kwita ku bacitse ku icumu. Yego wenda nta nubwo mpamya ko twari gukora ibirenze ibyo twakoze, kwita cyane cyane ku bana. Jewe najyaga nanabivuga, nanjye nacitse ku icumu, ariko jewe sinari nkeneye ko banyitaho. Oya, ndayibuka n'itegeko rya mbere rya Gacaca wakoze ryari ririmo ahantu ngo kuzaduhinda ishyi, ngo zuko twiciwe abantu, twatakaje ibintu, yari n'amafaranga menshi. Iyo bayaduha rwose ubu ngubu bamwe tubagira ngo twaraguze n'indege simbizi. Ariko jewe mfite ukuntu umutwe wanjye ubara nk'uwa Yuda. Yuda niwe basutse amavuta kuri Yesu ahita bibara mu mafaranga. Iryo tegeko nararisomye, draft ya mbere yo muri 1990 na kangahe 9 ngira ngo cyangwa 2000, ngira ngo yari yo mu 2000, bashyiragamo icyo kintu cyo ko bazakora, ngira ngo yari article nk'iya 98 gutyo. Hanyuma ndavuga ntabwo bizashoboka, kuko amafaranga byasaba ko nta kindi u Rwanda ruzakora uretse kuduhindishya, kandi nkumva nabyo bidashoboka. Ndibuka nigeze kujya gutanga conference muri Amerika ahantu hitwa Seattle, noneho barambwira ngo twumvise yuko ngo mu Rwanda ngo mutahindishye z'akababaro ngo abacitse ku icumu. Ndavuga okay, ni Bill Gates ntatuye hano hirya, ni mu njyaneyo mu mumphendahendere. Amafaranga dukeneye ntabwo ari menshi, ansinyire miliyari 10 z'amadolari. Iyo sheke ninyimanukana mu Rwanda, mukumva icyumweru gikurikiyeho tudatanze indishyi z'akababaro ku bacitse ku icumu, muzamenye ko u Rwanda tudakunda abantu bacu. Nimubyemere ko turi igihugu gikennye. Icyo gihe nawe ni mubyemere, abo ngabo birwa babwira ibyo ngibyo, nimureke tubanze twemere ko igihugu cyacu gikennye. Ariko ba bandi batishoboye b'imfubyi bakiri bato, b'abapfakazi basigiwe ubumuga, biciwe abana basigara abo twitaga inshike dusigaye twita intwaza, abo ngabo turimo turabitaho mu bukene bwacu, mu bushobozi buke bwacu, ariko turimo turagerageza. Icyo rero twaragikoze. Abandi nkanjye ngewe rwose ngubwiza ukuri, twari no mu bintu byo gukunda igihugu, numvaga rwose n'uwambwira ngo tugukompensating, aho ni I'm already well compensated. Ngewe icyo nashakaga ni igihugu nisanzuramo, ndagifite, ibindi mu bireke nzirwariza. Ariko icyo nenda kukubwira, mu ntambwe zatewe ugiye ushyira hamwe ibintu byose byakozwe, ikintu cyo guha abanyarwanda umutekano, ikintu cyo guha abanyarwanda amahirwe angana, ikintu cyo gukuraho aya mategeko yadusumbanishaga, ikintu cyo gukura amoko mu ndangamuntu, ikintu cyo gufanaho imune nangaga yaririmbaga abarwanashyaka bishe data, ibintu cyo kuvana imihoro n'ibipanga n'ibiki mu birangantego byacu. Hari ibintu byinshi byakoretse, ibintu byinshi ibyagombaga kuvaho byose byavuyeho. Wenda icyasigaye kitavuyeho ko ntigishoboka, no guhindura imitima y'abanyarwanda. Iyo mitima y'abanyarwanda ngewe impande zombi rwose urwikekwe ruracyahari, wenda kuri dogere igenda igabanuka, ariko ruracyari. Ibintu ndabizi ubu benshi bazandakarira kubera ko mvuze gutya, ariko uwo bizateza ikibazo azaze nisobanure nzamurimo. Ati ndabizi bazandakarira. Abantu benshi bashaka kugira ngo ni urugendo, ni process. Nubundi ngewe nyamibwira abantu, nkavuga ni ngewe impamvu ngira ibyiringiro, nkanavugisha ukuri kuri ibi ngibi. Burya mbere y'uko uvura indwara, iyo uri umuganga ntabwo wikirigita ngo useke. Yego. Ngewe nifata nk'umuganga wicaye ku buriri bw'umurwayi. Abantu benshi barabaza ngo ariko ibyo bintu byanyu by'umwe n'ubwiyunge bizarangira ryari? Kavuga nti umunsi ngewe nzabona nta munyarwanda ukikanga undi, nta munyarwanda ukivuga ngo ingengabitekerezo ya Jenoside cyangwa gupfobya Jenoside, ibyo byose birajyana. Umunsi nzabona nta bigihari, nzamenye ko bitakiri ngombwa, ariko igihe bizaba bigihari tugomba gukomeza tugakora tukabirwanya. Rero bikubwira ngo iyo uri umuganga ntabwo bari igihe bizamara ngo umurwayi wawe akire.
ikikwenteresa ni ukubona umurwayi wawe arimo kugarura ubuzima, sinye vito ukavuga uti ndabona arahumeka neza, ndabona umutima utera neza, ndabona ashyushye ameze neza, ndabona arimo kugarura ubuzima. Rero witegereje u Rwanda uko tumeze, turwaye turwara duke ariko tutatubuza kugenda. Numva aho tugeze kabisa am satisfied, uretse ko ntabwo gende muri abo ngabo bikiri gitabo gaseka. Kubera ko yewe niyo wambwira ngo haracyari twa symptome, haracyari ubu urabona coronavirus ubu twigeze kumanuka tugera ku bantu nka 50, bigira bitya birazamuka mu kwezi gukurikira tugera ku 5,000. Rero birakubwira ngo igihe yakiri izo virus ukibona hari utwo tuntu tw'urwikekwe, umusore ashatse kwirongorera inkumi, batuye no mu bwoko buhe, undi ashatse yuzuye n'undi batangiye gukora na business yaturiye ntimwagombe utuntu nk'utwo tw'uducafu. Ariko turumvikana kubera ko generation yacu twebwe, nkunze kubwira abantu nk'abana ngo reka mbere cy'u Rwanda ruzakira. Iyi generation yacu twe mutwihorere, tuzabanze tuveho, kuko twebwe ibyacu byaravanze rwose. Jewe ibikomere byanjye narabikize, ariko sintekereza ko abantu bose tungana. Babonye 61 bakabona 63 bakabona 66 bakabona 73 bakaturinganiza muri za 80 bakatwicira abantu muri za 90. Simpamya ko bose bahuye na Yesu ngo abe yarabumuye bakiri. Hari pourcentage nini y'abantu bazakizwa n'urupfu gusa ibikomere byabo akaba ari bo biva ku isi. Ibyo byo kubivuga nanone ndabizi ubwo bamwe araza kundakarira, ariko ko n'ukuri kudahisha. Kuko no mu bantu bakuru n'abayobozi n'abandi bose re gusanga utwo tuntu twa nitubura uruntu ntirubura. Kandi ibyo ni normal ko turi abantu, ntabwo turi abamarayika. Ariko iyi generation yanyu mwebwe mwasogongeyeho gake, mwabonye bamwe oyareka yanyu, ariko nawe ni uri muri yo kategori ngira ngo urangana n'abana biwanjye. Abo ngabo bamwe bagize ibyago ntibafite ababyeyi, ariko abandi bagize umugisha barabafite. Ariko abana uzabyara bo bazaba bafite papa na mama. Yego. Ni dustabiliza system yacu ntitwongere gutera buriya buswa abantu bakora byo njye nita African stupidities. Abana bawe bazasanga afite papa na mama, noneho nawe nugira abuzukuru basange na garampa na garama bahari, bavuge bati ko sawa ubuzima ni bwiza. Biriya tuzajya tubyumva nk'amateka y'igihugu cyacu, ariko ntibitureba. Nk'uko abafaransa bumva revolution française amateka, ariko ntabwo nibwira ko hari abantu bajya kuvuga ngo ariko ngo bigeze kwica ibikomangoma ngo kandi nibyo mvukamo ngo ubunanga ntabwo bangana. Byararangiye, natwe bizarangira, kuko Jenoside yakorewe Abatutsi ntiragera no ku kinyejana. Igihe tuzajya kugera ku kinyejana isi zaba yarahindutse, natwe twarahindutse, bamwe tutagihari abandi cyarahindutse. Ibyo nibyo byiringiro ngewe ngenderaho, ni long term. Dusoza ni irihe jambo wageza ku badukurikiye muri iki gihe cyo kwibuka kandi twibuka tuniyubaka? Igihe jambo nabwira buri muntu, buriya kunyura mu kintu kibi nka Jenoside yakorewe Abatutsi ntukigireho ni igihombo. Isomo rya mbere ni ukwigira ku bibi byabaye. Ngewe hari ikintu kijya kimbabaza iyo mbonye umuntu arimo gukuririza ibintu by'ubuhutu by'ubututsi, ndabona ariko nta kintu kibabaje nko kubona umuntu yimika icyamusenyeye. Ubu buhutu bwaradusenyeye, n'ubu bututsi rega ngewe simbubabarira, byose byaradusenyeye. Kuki twimika ibidafite umumaro? Mwaretse tukimika ubunyarwanda, biriya tukabibara nk'amateka yacu yatubabaje, ariko ntidukomeze kubyubakiraho. Kuko icyo nicyo kintu, niryo somo rya mbere, nicyo kintu njya mbwira abantu nk'abana, isomo rya mbere nigiye muri ibi ngibi byanyigishije kwanga ikintu cy'amacakubiri. Umuntu wese wabonye Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 cyangwa hagati ya 1990 na 1994 akaba agikomeza gukuririza ibyo bintu by'amoko, nari ngiye kuvuga ngo ni umwanzi w'igihugu, ariko navuga ngo ni umuntu utazi ibyo arimo kubiba. Kuko ubiba imbuto mbi ugasarura imbuto mbi. Bibiliya iravuga ngo ubiba umuyaga ugasarura serwakira. Icyo ngicyo niryo somo rimwe rikomeye cyane. Icya kabiri ni ukwihanganisha abantu bose twanyuze muri ibi bintu, abangana nanjye n'abatoya bangana namwe, ariko byagizeho ingaruka, kabaho ibyiringiro. Ubwo turiho mureke tubeho.
ariko tubeho twubaka ejo heza, twe gukomeza gukurura romoruke y'ibyatubabaje ngo noneho usange ejo hacu hashize harimo harica uyu munsi n'ejo hazaza, kuko burya nicyo kintu abantu benshi bakora. Ubwo wasigaye baho wiha intego z'ubuzima, niba cyane cyane nkamwe b'urubyiruko. Ntabwo mbona umuntu w'urubyiruko ujya gukururana ibintu byashenye igihugu. Ntabwo mbona umuntu w'urubyiruko wumva afite fierite yo kuba ari umututsi cyangwa ari umuhutu, kuko ntibihaha, ntibyubaka, ntacyo bimara. So nababwira ngo ibyo ni mubivemo, tugendere ku bunyarwanda. By the way, nabwo turimo turabuvamo. Twagiye muri East Africa Community, ejo tuzaba twagiye mu isi. Tugendere mu bumuntu, ibindi tubyihorere. Ukunda umuzungu agukunde, nuhura n'umuhinda agukunde, nuhura n'umushinwa akagukunda, fine. Yebyo mbyigisha abana banyawe, nubona umugabo w'umushinwa ukamukunda akagukunda, fine, uzaze mbashyingire, nta problem ufite. Barize ngo wabyaye nk'akana gafite amaso nk'ay'abashinwa, azi ukuntu uburyo abashinwa baba beza, uburyo wabavanga n'abanyarwanda ngo urebe ukuntu babyara utwana twiza. Cyaba ari fine, kuko ni umushinwa, ni umuntu nkanjye. Yewe ibyo bintu by'amakomplexe ngira umugisha dayeri, yewe nize mu Bwongereza, nize muri Amerika, nahuye n'abantu b'amoko yose, naje gutera conclusion nsanga twese turi bamwe. Wicarana n'umukobwa w'umuzungukazi ukumva yikenereye umuhungu umukunda, ndetse akumva nawe wamukunda bigakunda. Ndibuka niga mu Bwongereza, nari mfite abakobwa bagera kuri 4 batandukanye, hari harimo umushinwakazi, hari harimo umuntu wo muri ziriya za Karayibe bamwe benda gusa n'abametis, hari harimo n'umukobwa muri za Madagascar, n'abazungukazi. Twuzuraga ndimo kwandika memoire yanjye, nandika teze yanjye ya masters, bakagira ibihe kuntekera bakangaburira kuko babonaga inzara yenda kunyica. Mwana wese nk'aka gashinwa vrema ko kana nankundaga kuruta abandi. Ubundi icyo ushaka mu mugore ni ikintu umuntu ugukunda, ubona ko kagashinwa kavamo umugore mwiza. Kera umutima wanjye waragutse, nambura sisi, nambura abantu. Natwe twaguke mu bitekerezo. Nicyo ndimo kubabwira, mwaguke tuba abantu, tuve mu bintu bya chip tuntu dutoya tutungura. Yewe mbona hari abantu babibi ibintu bitungura, nk'abareze biriya bintu kurimo kubibiba uzasaruramo iki? Ntabwo imbuto zabyo ntiziribwa. Buriya tubivemo, dukundane, dufatanye, twubaka igihugu cyiza, cyane cyane nkamwe mukiri batoya. Abakuru bo rimwe na rimwe biranagora kumusobanurira ibintu, usanga mu mutwe byarivanze karekera. Cyakora ibyanjye byasobanutse nkingana namwe. Yewe nakijwe mfite imyaka 25, wari wabona urudodo rwasobekeranye. Yesu aramfata urudodo rwanjye ararutunganya neza, rufayiringa neza, rurasobanuka. Yewe ndasobanutse, ntabwo mvangavanze rwose. Ibyo ntuzabinshakiremo, ntuzanashake ko mbijyamo. Ibivangavanze sinjya mbigenderamo, ibintu by'ubucafu ntabwo bikorana na mind yanjye. Yewe Yesu yarabitunganije, nifuriza n'abandi ko byatungana tukamera neza. Naho ubundi Jenoside twayigiyemo amasomo menshi, ariko isomo nakuye muri mwe gusa kuba umuntu. Muri sanse rarije yo kuba umuntu, ukagira umutima muntu, ugakunda abantu, ugakunda ibyiza, ukaharanira ibyiza, ukagana heza, ukubaka ibyiza, ukumva mbese buri gihe utekereza neza, ushaka ibyiza, n'ibintu byo kubeshya, kugambana, ubutindi bwose nta mpamvu. Pastor, urakoze cyane kubw'umwanya uduhaye, turagushimiye, kandi ubutumwa udusangije buratwubatse. Reka mbonereho mbashimire mwebwe mwari mukurikiye kino kiganiro muri iki cyumweru cyo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko nanone nubwo dukomeza kwibuka muri iyi minsi 100, Pastor Antoine Rutayisire aratubwiye ngo twimike ubumuntu, twimike urukundo, twimike gushyira hamwe no kubaka igihugu cyacu. Bijyana n'insanganyamatsiko igira iti twibuke twiyubaka. Ndagushimiye rero ko wadukurikiye muri uyu mwanya, nk'uko buri gihe nsoza kino kiganiro mbivuga. Reka nkubwire nti Imana iguha umugisha, ubwo wibuka abawe Imana ikube hafi kandi ikomeze kukuyobora, kandi ibyiringiro Pastor Antoine Rutayisire yatubwiye nawe bigusange ahuri. Urakoze cyane, urakoze gukurikira ikiganiro The Barbara Show.
nimba ukibonye kuri YouTube The Barber Show, kora subscribe ujye ukomeza kubona amakuru n'ibindi biganiro byinshi bikomeza kuza. Nimba udukurikira kuri Facebook, nimba udukurikira kuri Instagram, komeza udukurikire, turakwishimiye cyane. No kuri Twitter muzajya mukomeza kubona amakuru, ndetse ntimukasibe kureba iki kiganiro ku Isibo TV. Turabashimiye rero ku mwanya wanyu mwaduhaye. Imana ibaho umugisha.